Yesu ashimwe bene data, nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Uyu munsi nongeye kunezererwa Imana iduhaye uyu mwanya wo gukomeza kuganira ku byanditswe byera. Ijambo ry'uyu munsi turarisanga mu gitabo cya Esiteri, ibice 2, igice cya mbere, ndetse dusome no muri Zaburi 150 no mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 17. Aya ni amagambo y'Imana. Ijambo nyamukuru ry'uyu munsi ni ijambo rigendanye no kwizera, dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 17 umurongo wa 5, aho ijambo rigira riti, maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti, twongerere kwizera. Niryo jambo nyamukuru twibandaho cyane muri izi nyigisho z'uyu munsi, aho intumwa zabwiye Yesu kugira ngo azongerere kwizera. Babonaga babikeneye. Bamaze kuvugira ijambo, Yesu nawe arababwira ati, muramutse mugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira umusozi ukimuka ukajya ahandi. Muri iki gitabo bakomeje bavuga ibyo kwizera, aho Yesu yakizaga ababembe 10, baragenda bumva bishimye, ariko umwe aza kwibuka kugaruka, aza gushima, ndetse Yesu abonye agarutse, ugeze ku murongo wa 17, Yesu aramubaza ati, ntimwakize muri 10, abandi 9 barihe? Hanyuma arababwira ngo nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga, ko uyu yari umusamariya ubundi. Kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye igitabo cya Esiteri muri iki gice cya mbere ndetse n'icya kabiri, tubonamo inkuru z'uyu mwami Ahasuwerusi, umwami wategekaga ubwami bw'abami, ndetse bavuga ko yayoboraga ibihugu 127, aho bavuga ko yaheraga mu gice cy'ibihugu byo mu Buhinde akageza hano muri Afurika, muri Ethiopia, akayobora ibyo bihugu. Rero igihe cyarageze aza kumva ko ari umuntu ukomeye, ageze igihe cyo kumva ko akwiye kwishimira ibyo yagezeho, abimurikira abandi, ndetse yumva ari umuntu w'igitangaza. Ategura umunsi mukuru, ategura ibirori, ariko ikiri muri ibi bice nshaka kuvugaho naho ni ijambo rigaragaza imbaraga zo kwizera, aho uyu muyudakazi witwaga Esiteri aho yagaragaye. Iyo ugeze mu gice cya 2 bavuga ngo Esiteri atoranywa aba umwamikazi. Tuzi neza yuko, cyangwa twanabonye ko umwamikazi witwaga Vashti yaje gusuzugura umwami. Muri ibi birori biba ngombwa yuko bashaka mu bakobwa bari bahari uwo kumusimbura, kuko yari yakoze icyaha gikomeye. Muri iki gihe ntabwo abanyamahanga bo twakwita abantu batari abenegihugu bari wemerewe kugira ngo baze muri aba bantu bagomba gushakwamo umwamikazi. Ariko Esiteri, aho tubona muri ibice 2 umurongo waho wa 5, yari umuyudakazi, kandi tubona ko bari barajyanyweho imbohe bakajya hariya i Babuloni. Rero mu bantu batoranijwe, barebye mu bantu beza bari aho, biritubwira neza yuko Esiteri nawe yaje kuzamo. Hano rero uhita wibaza icyateye Esiteri gufata icyemezo cyo guhaguruka akiyangaja
Bibiliya tugaragariza ko yari umwana w'imfubyi udafite shinge na rugero, ariko yiyumvamo yuko igihe gikwiye kugera nawe akajya kwiyamamaza kuba umwamikazi. Ntekereza yuko mu ruhande rumwe yavuze ati reka nanjye ni hahandi byaba bitaba ntacyo bintwara, ariko reka ntere iyo ntambwe. Nta kindi cyamuteresheje iyi ntambwe, ni imbaraga zo kwizera. Yumvaga yuko Imana bakoreye, Imana basenga, Imana y'Abayuda ibasha kugira icyo ikora. Atera intambwe, aravuga ati uko bizagenda kose Imana ibasha kwigaragaza. Ni nka hahandi Saduraka na Meshaki na Abednego bavuze ngo iyo Mana naho itadukiza. Esiteri rero nawe yagendeye mu mbaraga zo kwizera, aravuga ati naho batantora ariko byibuze nanjye nateye intambwe. Imbaraga zo kwizera zitubashisha gukora ibyo abandi batinye gukora, zitubashisha gutera intambwe aho tutatekerezaga kuyitera, ariko duhagaze mu mbaraga zo kwizera tubasha kugira aho tugera. Nshuti bakundwa bene data, nagira ngo buri umwe wese yongere asaba Imana imubashishe gutinyuka, kandi asaba Imana imbaraga imwongerere kwizera, kuko twese tubeshwaho no kwizera. Ko umuririmbyi yaririmbye ngo mbeshwaho no kwizera gusa. Imana rero ibahereza umugisha. Imbaraga zo kwizera zirarema, imbaraga zo kwizera zibeshaho, imbaraga zo kwizera zirakiza. Nizo zakijije ababembe 10, kandi nizo zitubashisha gushima Imana nk'uko muri Zaburi y'150 habitwereka, habitubwiye uburyo tugomba gushimwamo Imana n'ibyo tugomba gukoresha kugira ngo dushime Imana. Hatari imbaraga zo kwizera ntabwo twatekereza ko ibyo byose Imana ari ibikora ngo bitume tubasha kwishimira imbaraga zayo, ibyo yakoze byose. Rero nasoza nsaba buri wese kugira ngo akomeze gutekereza ku mbaraga zo kwizera, imbaraga zihindura, kandi tubashe no kuzigenderamo nk'uko intumwa zasabye zibwira Yesu, zimubwira ziti Mwami twongerere kwizera. Nawe wabasha kugira icyo ubwira Imana, ukavuga ngo Mana unyongerere kwizera kugira ngo mbashe gukora ibyo wishimira. Ibyo mbifuriza mwese mu izina rya Yesu. Amen.